Tubahaye ikaze nanone mwe mwese mukurikiye channel yacu Miss Theone. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ivuga ku buryo wakwitwara igihe ubonye umwana wawe atangiye kugira imyitwarire mibi. Niba ufite umwana uri mu kigero cy'imyaka 2 kugeza kuri 12, iki kiganiro ni ingenzi kuri wowe. Iki kiganiro kirakureba rwose ngo wumve uburyo ugomba kumwitwaraho igihe yahinduye imyitwarire. Uri kumwe na muganga Theophila, hamwe dutangira inama zivuga ku buzima, hamwe tuvuga byinshi byerekeye ubuzima. Ikaze rero wumve wisanga kandi ukurikire ingingo ku yindi kugira ngo umenye uko uzajya witwara imbere y'umwana mutoya wahinduye imyitwarire. Wibuke gukora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro byacu bivuga ku buzima. Ushobora kuba wibaza uti kuki abana bigana imyitwarire mibi? Buriya akenshi abana bigana imyitwarire mibi kurenza uko bigana ibintu byiza. Abana bigira cyane cyane ku byo babona ku bantu bakuru, ku baturanyi, ku nshuti, kuri televiziyo, ku social media. Cya gihe uba wamuhaye telefone, hari ibintu aba ari kubonaho, hari ibintu ari kwitegerezaho, bya bintu areba rero arabyimita, arabyigana, akigana n'uburyo bwo kubikora. Ikizabikubwira uzareba kenshi iyo muri mu rugo uri kubatega amatwi, wumva bari gusubiramo filime babonye, wumva bari gusubiramo amagambo bumvishe. Ibyo byose rero iyo barebye ibintu bibi nabyo babisubiramo, nta n'icyo bibabwiye, nta n'isoni bibateye. Iyi impamvu rero ugomba kwita kuri iki kintu nuko abana iyo babona ibintu bibi, iyo babona umuntu urwana, iyo babona umuntu uvuga nabi, iyo babona ibintu bidakwiriye, bumva ari ibisanzwe kuko ntago baba bari bagasobanukirwa. Ni byiza rero kumenya ibintu abana bagomba kumva, ni byiza kumenya ibintu abana bagomba kureba, ari byo ngiye kubaganirira muri aka kanya, uburyo uzajya ubyitwaramo igihe ubonye umwana yahinduye imyitwarire. Hari agatekerezo kigeze gucaho k'umubyeyi wajya gukunda kubwira umwana we bari kumwe n'abantu, akamubwira ati iriya nyana y'imbwa ngo yarakize. Mu by'ukuri uburyo yabimubwiraga yabaga ashaka kumvisha umwana ko uwo muntu ari umukire, ariko akabivuga mu mvugo mbi idakwiriye. Igihe kimwe umwana ari ku ishuri, mwarimu ababajije icyo bazaba, umwana nawe nta kindi yakoze, yamubwiye ngo azaba inyana y'imbwa. Kubera iki? Kuko iryo jambo ababyeyi be bakundaga kurikoresha berekana umuntu umeze neza. Niyo mpamvu rero babyeyi tugomba kumenya ibintu tuvugira imbere y'abana bacu, tugomba kumenya ibintu dukorera imbere y'abana bacu, tugomba kumenya ibintu abana bacu bagomba kureba kandi bikwiriye. Ibintu bibi abana babona haba mu rugo ndetse n'ahandi bishobora kuba isoko y'imyitwarire mibi kuri bo. Bya bindi yabonye abandi bakora, bimwe yabonye mukora mu rugo, nimba ari bibi biba bishobora kumuhindura, bigahindanya ubwonko bwe. Igihe rero ubonye umwana yahinduye imyitwarire, ntukamukubite ngo umukorere ibintu bibi. Icyiza nuko wamukorera ibi bintu ngiye kukubwira. Impamvu tukubuza kumukubita niyi: iyo umukubise cyangwa se ukamubwira nabi, bituma umwana agutinya kandi ntibigaragaza ikinyabupfura. Kuvuga ngo iyo agutinye hari ibindi bintu byinshi cyane atakubwira, hari ibindi bintu atinya kuvuga wumva, akajya kubivugira aho tumva. Icyiza rero nuko waza ujya ubikora neza uko tugiye kukubwira, uzajya umwitwara imbere. Aho gutera umwana ubwoba, muganirize utuje, umubaze impamvu yabimuteye, umubaze aho yakuye ibyo bintu. Umwana azaguha amakuru yose aho byaturutse. Ikintu kindi ugomba gukora, ereka umwana ingaruka z'ibyo akora. Niba yiganye gukubita, tuvuge umwana yabonye abantu barwana, hanyuma nawe ari gukubita bagenzi be, akubita abo mu rugo, akubita abana bava indimwe. Iyo mico yiganye yo gukubita, uzamubaza uti ese koko
wowe iyo bagukubise, wowe uwagukubita byagushimisha? Ntago bikubabaza? Icyo gihe umwana za ngero uri kumuha zimufasha kumva ububi bw'ikintu, za ngero uri kumuha zimufasha gusobanukirwa ko ibintu ari gukora ari bibi. Niyo mpamvu tugusaba rero kumugorora cyangwa se kumuganiriza mu buryo butuje kugira ngo udatuma azajya guhisha amakuru. Ikindi, irinde kumubwira amagambo amuca intege. Kuba umwana yakoze ikosa ntabwo bivuze ko uri bumubwire ntacyo uzimarira, uri nka so, amagambo nk'ayo ngayo. Nimba wowe ujya urwana na papa wawe n'umugabo wawe, nimba umugore wawe afite imyitwarire mibi ugatangira kubicyurira abana, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Umwana akeneye kubwirwa neza, akeneye kubwirwa amagambo meza kugira ngo abashe gukura neza. Ababyeyi rero mukomeze mwirinde ibi bintu kugira ngo bitazangiza ubwonko bw'abana. Ikindi kintu ugomba gukora, ganira nawe kenshi kandi wirinde kumuca cyangwa se kumucira urubanza umugarura mu byahise. Umwana akeneye kumva ko ibyo yakoze bidakwiriye kandi bitavuze ko ari mubi. Kuba yakoze amakosa ntabwo bivuze ko ari mubi, mwereke ko ibyo yabikoze nyine byarangiye, ahubwo umwigishe, umubwire ububi bwabyo, amenye uburyo agomba kubivamo. Ikindi, mubwira ko umubabariye ariko kandi ko udashaka ko azongera gukora ibi bintu. Ni ukuvuga ngo iyo ubwiye umwana ko umubabariye, hari igihe aha agaciro za mbabazi umuhaye akagerageza kubireka. Ikindi kintu ugomba gukora, ugomba gushimira umwana igihe akoze ibintu byiza. Ababyeyi tugira ingeso yo kubwira abana nabi mu gihe bakoze amakosa, ariko igihe yakoze ibintu byiza ntitubashimire, tukabifata nk'ibintu bisanzwe. Ni byiza rero ko igihe umwana akoze ibintu byiza umushimira, kuko bituma yumva ko imyitwarire myiza ifite agaciro, bituma yumva ko imyitwarire myiza ari ikenewe cyane, ahubwo bituma yumva ko gukora ibintu byiza, iyo ukora ibintu byiza bituma abantu bakubona nk'umuntu w'ingirakamaro. Reka rero twige gushimira abana mu bintu byiza bakoze, hanyuma no mu bibi bakoze tugire uburyo bwiza bwo kubagaya no kubaganiriza kugira ngo babashe kubivamo. Na cyane ko hari igihe abana baba batazi n'ibyo bari gukora nimba ari amakosa, kuko ni ibintu baba babonye kuri twebwe abantu bakuru, hanyuma nabo bagatangira kubyigana. Ikindi, ntukibuke kumuvugisha igihe akoze nabi. Ni ukuvuga ngo hari umubyeyi wibuka kuganiriza umwana cya gihe yakoze ikosa. Igihe yakoze ikosa ukibuka kumubwira ibi n'ibi, umuganiriza, umwumvisha amakosa ye. Jya ushaka umwanya uganiriza abana mu ijwi rituje, wumve ibibazo byabo, wumve ibyifuzo byabo, wumve ibitekerezo byabo, wumve n'ibindi bafite baganira na bagenzi babo kandi bitandukanye n'ukuri kw'ibiriho. Icyo gihe uganira nabo rero ukabimenya, ubasha kumuha ukuri gusesuye, ubasha kumuha ukuri gutekanye, umwana akabasha gukura neza. Na za ngeso mbi yari ari kujyamo atangira kugenda azivamo gake 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 gake. Babyeyi rero tugerageze kwita ku bana bacu, tubakure muri ibyo bintu bari kujyamo ariko tutababwiye nabi, ahubwo tubatwaye gake. Hari igihe bijya biho ko umwana yanga ishuri, cyane cyane abana bageze muri adolesa ku myaka 12, hari igihe banga ishuri pe. Hari uburyo bwiza ugomba kumuganiriza, ukamwereka akamaro k'ishuri, ukamwereka ibyiza byabyo, aho kumubwira ngo ntacyo uzimarira, wowe nta kintu ushoboye, urananiye. Ibyo ntabwo ari byo bikwiriye, ahubwo mwereke ko akamaro k'ishuri icyo bizamugezaho buhoro buhoro, uko agenda abyumva biguma bimwubaka, akagezaho akumva agaciro kabyo, akajyayo koko. Ikindi kandi, igihe akomeje guhindura imyitwarire, igihe akomeje kwitwara nabi, igihe wakoze ibishoboka byose nk'umubyeyi ukabona umwana ntahinduka, ni byiza ko umushyira abajyanama, ni byiza ko umushyira abapsychologist bakamuganiriza, kuko birashoboka ko umwana bya bintu bibi abona, bya bintu bibi yabonye, ya magambo mabi yumvishe, byagiye bigakora ku bwonko cyane,
hanyuma bigahindura intekerezo ze ku rugero ruri hejuru, cyangwa se bikanahindura ubwenge bwe n'ibitekerezo bye ku buryo kumuganiriza ngo agaruke bigoye, biri busabe ubundi bujyanama. Ni byiza rero ko ufata umwanya ukamushyira abajyanama, ukamushyira abapsychologist, bakamuganiriza bakamufasha gusohoka muri ibyo bintu gahoro gahoro. Ikindi nakubwira, hari igihe umwana aba afite ibibazo byihariye akeneye n'ubufasha bwihariye. Icyo gihe rero niyo mpamvu umushyira abajyanama bakamufasha. Buriya habaho abajyanama b'abana bashobora gutanga ubufasha burambye ku mwana wagize impinduka mu myitwarire ye, bigatuma agenda agaruka mu myitwarire myiza, bamutwaye gahoro gahoro. Akenshi iyo umubyeyi aganiriza umwana ashyiramo amagambo akakaye, ashyiramo amagambo y'ingufu n'agahinda kenshi afite ko kuba umwana ari guhinduka, ariko umujyanama we abitwara gahoro, abitwara gakeya, akumva ibyifuzo bye, akumva ibitekerezo bye, bikarushaho gufasha umwana kuva muri cya kibazo yari arimo. Dore rero inama nahereza ababyeyi bagenzi banjye, inama nabaha yagufasha gufasha umwana wawe mu gihe ubona yahinduye imyitwarire, mu gihe ubona ari kurwana bitari bikwiriye, mu gihe ubona ari gukora ibindi bintu bibi bidakwiriye. Banza urebe uti ese ibi bintu ari kubikomora he? Nubona hari ingeso mwebwe mukora zituma uwo mwana azigana, muhindure izo ngeso. Hari igihe ujya kubona ukabona ababyeyi bari kurwana imbere y'abana. Icyo kintu ni ikosa rikomeye cyane, kuko akenshi iyo mubikora imbere y'abana, abana nabo bumva ko kuba ababyeyi babikora kandi ari abantu dufatiraho urugero, buriya ni ibintu bisanzwe, bakumva ko kurwana ari ibisanzwe. Ikintu cyo kurwanira imbere y'abana rero ababyeyi mukihorere. Nimba munabikora, mubikorere iyo mu cyumba aho batareba, nubwo atari umuco mwiza, hanyuma muze kugera imbere y'abana mumeze neza, ntibamenye ibyabaye. Ikindi, niba mukeneye uburere bwiza bw'abana, mugomba gutanga imirongo ngenderwaho. Mugomba gushyiraho ibyo umwana yemerewe n'ibyo umwana atemerewe. Nimba ari ukureba televiziyo, hari amasaha yo kureba televiziyo, hari amasaha yo gukora etide, hari amasaha yo gukora indi mirimo, kuko umwana agomba no gutozwa gukora indi mirimo. Kabone niyo waba ufite ababikora, kabone niyo waba ufite abafite izo nshingano, abana bagomba kubitozwa nabo kugira ngo bakure bafite indangagaciro z'ikiremwa muntu. Ikindi mugomba gukora ni ukwitwara neza imbere y'abana banyu. Mukirinda kurwana, mukirinda gutukana, mukirinda kuvuga ibintu bidakwiriye imbere y'abana banyu. Kuko ibyo tuvugira imbere y'abana, buriya abana ni abantu bafata ibintu bibi cyangwa se ibintu bibi twakoze kurusha ibyiza twakoze. Mubyeyi rero, niba ukora ibintu bidakwiriye imbere y'abana bawe, gerageza ubihindure. Niba ujya unywa inzoga ugasinda rwose ukagenda uhirima imbere y'abana, menya ngo byanga byakunda abana nabi iyo ngeso bazayiga. Hari uzatekereza ati reka nanjye njye kunywa agacupa, ariko nanjye ngende mpirima nka papa numve uko bimeze. Ibyo rero ntabwo ari byiza. Babyeyi tugerageze tubihindure kugira ngo abana bacu barusheho gukurana uburere bwiza. Ikindi kintu nakubwira nk'ijambo ry'umunsi cyangwa se ijambo ryubaka ubuzima ugomba kugenderaho. Abana bigira cyane ku byo dukora kurenza ibyo tuvuga. Ni ukuvuga ngo abana bareba ibikorwa kurusha ibyo wowe uri kuvuga. Ibyo uvuga bibisiga aho bibereye, ariko ibintu wakoze barora, ibintu wakoreye mu maso yabo, babibona cyane, babyigana cyane, babyitaho cyane kurenza amagambo wavuze, kurenza ibyo wababwiye. Ni byiza rero gukora ibyiza kugira ngo abana batwigireho ibyiza, twirinde gukora ibibi kugira ngo abana bacu tutabaha umurage mubi wo gukora ibidakwiriye. Mwakoze kubana nanjye rero, nishimiye ko mwese mwakurikiye ikiganiro, nishimiye ko muri bugisangiza inshuti zanyu kugira ngo twese tumenye uburyo tugomba kubaka uburere bw'abana bacu, uburyo tugomba kurinda kwangiza ubwonko bw'abana bacu.
baca umugani mu kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi umwana apfa mu iterura. Kuri ya myaka 2 ndi kukubwira, ibyo uri kumukorera mu maso, ibyo ngibyo umwana ubwonko bugenda bubibika, uko akura burongera bukabimugarurira, hanyuma akajya yabona neza ibyo wakoraga mu maso ye, nawe akarushaho kubyigana. Reka dukomeze twubake rero umuryango muzima, dukomeze twubake abana bacu bazamukane imyitwarire myiza, bizarushaho gutuma n'ababyeyi bari mu minsi iri imbere, ababyeyi dutegereje nabo bazaba batekanye kandi bafite indangagaciro. Mwakoze kubana natwe rero, mwibuke gukora subscribe, mukore share ku nshuti zanyu, muhereze ikiganiro inshuti nazo zibashe kunguka buno bujyanama, buno bumenyi, kugira ngo twese tubeho dutekanye.